Yes, ndabasuje mwese mukomeje kudukurikira, nizere ko mumeze neza. Tugiye kurebera hamwe rero agasobanuye kacu kabisa karyoshye kagezweho muri ino minsi, ndakeka uragakuramo isomo. Dutangiranye umwana w'umukobwa arimo akinga amarido yitegura kabisa, ubona ko hari igikorwa runaka agiye gukora. Inyuma ye hari igisambo cyangwa se uwo twakwita nk'umuntu umuri inyuma, situzi ngo ni muntu ki, situzi ngo azanwe n'iki mu nzu umukobwa arimo akuramo utubora twe gake bigaragara ko hari ahantu ari guteganya kwerekeza. Afata eswime ye arayikenyeza kabisa, bigaragara ko agiye muri dushe. Umwana w'umukobwa arimo aritegura, ese abarikanze se nta kintu numvishe. Mu guhindukira umuhungu nawe yari yamaze kwitsimba. Umukobwa ahindukiye abura umuntu, ese haba hari umuntu uri mu nzu hanora nkaba ntamumenye. Yifatira inzira yigira muri dushe kwikurikiranira ibintu bye. Umujura cyangwa se uwo twakwita nk'umuntu tutaramenya nawe aracyamukurikiye inyuma, amureba kabisa, areba ibyo arimo byose. Yinjira muri dushe amuhengereza kabisa. Ese ni muntu ki aragenda? Kumbe wa mugabo ni umujura waje kwiba, ariko akaba yigize nk'umuntu kabisa utapfa kumenya ibye. Yaje kwibira, nta kindi cyamugenzaga mu nzu y'umukobwa, ariko uko yiba uragaragara ko afite imitima irenze umwe. Mu kwitegereza umukobwa arimo yiyambura imyenda, ati mana nyagasani, mbega ikiremwa. Umukobwa ariryamira gake, nta kintu yitayeho na gito. Nyamusore wacu mu kwitegereza avuga ati sha, nibyo narinje kwiba rwose nabireka, ariko umwana w'umukobwa mwibutsa gukora subscribe nimba utarayikora, kugira ngo utuntu nk'utu tujye tukugeraho tano kwa tano. Umusore wacu nuko yaje yicara ku gitanda arareba kabisa, ati mbega ikiremwa. Amaso aragenda kaburara, ariko ngewe uyu munsi inda yanjye ntiraburara kabisa. Yegura umukobwa gake kabisa, ati sha niyo uryamye ubusa neza bityo. Aramwitegereza kabisa. Nyamukobwa wacu ntazi ikijya mbere. Bano banjye mbashishikariza kujya mukinga inzugi neza mbere yo kugira ngo muryame. Atangira kumukuramo ikanzu gake amanura umukobwa, mbibutsa ko we yamaze gusinzira. Umukobwa ati ashigukira hejuru, ati ceceka. Nyamusore amushyira ukuboko ku munwa, ati ceceka cyangwa nkurase, ceceka. Umukobwa acisha make aratuza, aravuga ati aho kugira undase kabisa, wakora ibyo ushaka ukagenda. Nyaboneka mwibutsa kujya mukinga inzu mbere yo kuryama, mukamekinga ashobora ko inzu yose ikinze. Ubwo barahagaze, umusore ati reka nkwiyereke, ariko sha nkwiyereke reko tutari mu rugero rumwe mu gukuramo. n'umwana w'umusore mwiza kabisa, utagakwiye kuba akora imico nk'iriya n'izi mbaraga afite, ariko akaba ari byo yahisemo. Mu kwitegereza umwana w'umukobwa atura hasi ku gitanda. Umukobwa bigaragara ko yamaze nawe kugwa mu rukundo n'ikanzu, atangira kuyimanura gake. Gusa ntawamenya, abakobwa baturusha ubwenge kabisa, ntawamenya. Umuhungu nawe yatangira kwisetsa ati ndagutamo walayi, ndagutamo cyo. Umukobwa gake ubona ko urukundo bamaze gusa nkaho barujyamo, wagira bari bamaze igihe bakundana cyangwa se bari basanzwe baziranye.
umukobwa wacu amukoze ikira. Kadusubire inyuma twibuke neza gake gake umusore igihe umukobwa yitunganyaga akamara gushiguka yibuka ko hari umuntu umuri inyuma. Kumbe umukobwa wacu yari yamenye ko hari umuntu uri mu nzu ye. Nyamusore rero umukobwa ntiyamenye ko umukobwa yari yamenye ko ari mu nzu. Numva zenga ari kumukubita ibiki, nimba ari amavi nimba ari iki, ubona ko ari kumubabaza byahatari. Bibutsa gukora subscribe bantu banjye. Umukobwa ngibyo ibyo yamukoreye, mw'abantu mwe ntimukiyahure ku masadunda aba atorusha ubwenge. Nimba ari byo ukore subscribe, unaduhe igitekerezo cyawe muri commenting. Uwo umusore wacu ibyamubayeho byarangiye bari imeneyemo. Kora subscribe rero. Isimere jeje on the top on the fire. Ciao turi kumwe. Ngibyo ibyo bamukoreye, nimba baramukubise ibiki numbaze, gusa namwe murabyikurikiraniye gake gake. Umwana w'umukobwa uzo ubwenge kabisa, birangiye umusore amukoreye ibya amfurambi. Thank you for watching, thank you for your time. Nizere ko nejo tuzaba turi kumwe 5 kuri 5.